From the heartbeat of Africa, HAKUNA MATATA. Yes, reka twongere twigarukire turacyari muri Avenue 387 cyangwa se ubyite irigara. Burya iyo umuntu ari mu byiza bikomeza bigenda biba byiza cyane vuga cyane ariko cyane so duise tukuzanira hano urumva umukobwa abakobwa bare bishimye ngo twabazaniye umujama n'abajama mwishime tubazaniye hari umumana ushobora kwita icyuki mukabipfa ntimwabipfa okay nari ntinye kubivuga tubazaniye icyuki so abatipe mube hafi bana so Christian murabizi niwe wakira abakobwa narabimurekeye akazi nakawe noneho hano amategeko n'amabwiriza birakurikizwa bari abantu ugiye kubemeza mu buryo bwose ushaka ukuyemo karate box kung fu na catch koresha impano nk'ijana ufite mu mpano ufite ugira impano zingahe ijana nyine nko bivuze okay wigo oya impano ufite nyine iri hanze izindi ziracyabitse avuze ibi bintu nibuka akantu nasomye ejo hari umuntu wagiye kwa gutya nko muri interview nyine nko umuhanzi baramubaza ufite izihe mpano ati ndazifite zihishe ati nyine zirahishe nanjye sindazibona okay karagaciyemo baby pick up the phone ubwuzune bwinshi utuntu nkorera ni too much sinsiba kugukumbura ukuntu bikora simbizi icyo nakwima sinkizi ninjuzi amabara yawe okay za amabara ya Christian oyajyanye bambwiye kandi ndazankora nawe ari buvuga yawe ntumuhishire inbox ndayakubwira yose humura waretse nkahita nkwandikira none ukayampa tukicayemo hano ukuntu umuntu abeshyerwa nicaye aha yesu data yatabibwirira abantu turi kumwe bikaze n'iryaye kwirigara tu nitwa Juru ndi umuhanzikazi upcoming yes yes no nyine okay niyo title yanjye nibwo nyiza nyine mu muziki so ndi umuhanzikazi niyo titre mfite ubu kubera icyo ukoresha izina rimwe hari umuhanzi witwa amazina 10 se nariyo nkubajije kubera icyo nkoresha izina rimwe icya mbere nahisemo Juru kubera ko ni izina like rifitwe nanjye njyenyine mu ruhando rwa muzika abahanzikazi abahanzi nta muntu witwa iryo zina so okay Juru warikomoje kuki ni izina banyise ababyeyi ariko ni riri mu mazina yawe cyangwa wararihinnye ntabwo narihimye ni amazina yanjye nyine okay yes ibyo ari byo byose ni ubwa mbere wicaye kwiriga si ubwa mbere ugeze kuri Genesis yego ariko ni ubwa mbere ugeze kwiriga right ubwa mbere yagiye ahura n'abandi bwa mbere yaje muri mambo reka noneho tubwire abantu duhere hahandi tujya dutangirira utaraba Juru kandi wumva yaravutse ari Juru utaraba Juru w'umuhanzi utaraba umuhanzi ubwo wenda wumvaga uzaririmba numvaga nzaririmba ariko nkabifatanya no kubyina warabyina n'indi mpano yakangaho uvumbuye ni ya kabiri n'izindi turagenda tuzivumbura gake ubwo nyine mu mutwe wawe gutangira kuzamo ikintu cyo kuvuga ngo ngiye gufata icyemezo cyo kuba umuhanzi uri n'umukobwa byatangiye kuza ryari ni iki cyagukuruye kugira ngo ujye mu muziki narabikundaga iki ni icya mbere narabikundaga from niga primaire mu wa gatatu nibwo natangiye kumva ko nshobora nyine kwandika nkiyandikira tu sinandike ngo indirimbo irangire ariko hari nka verse nandikaga nkayiririmba so bikomeza gutyo ndabikunda nkajya niyandikira indirimbo amakaye akuzura amwe nkayajita andi nkayabika so ndangije
ndangije primaire secondaire naho bikomeza gutyo yego ariko mu gukomeza gutyo najyaga niga ama instruments bitandukanye nyine ariko bigakubitana n'ishuri so simbigemo cyane nyine biza kugira igihe ndangije high school nibwo navuze ngo let me go deep tereka mbo umuhanzi biroroshye igihe nahereye mbigiye uyu munsi aho bigeze se urabona byoroshye ntabwo byoroshye umuziki ntabwo woroshye ariko byose biterwa na plan z'umuntu Niki kigoye kwinjiramo gutangira gufatisha byose n'urugendo ubu nk'uyu munsi wenda ufite umwana ufite nk'imyaka nka 12 akwicarira ko ati mama nshaka kujya mu muziki ngira inama afite imyaka 12 niyo afite imyaka 3 ambwira ngo jyamo anyuze wawe tubwati risubiza aho urikuye ariko mbibona ko ntabwo ari gukidinga tu ni ibintu ashaka gukora nyinaze yigaragaza gukora ubuzima bwose nambwira ngo go ahead uribuka indirimbo ya mbere wasohoye harya yitwa gute ni wowe feedback zayo zari zimeze gute zari nziza kuko urumva hari ukuntu usohora indirimbo bwa mbere abashuti mwiganaga ariko buriya urazi se nta muhanzi wakubwira ko feedback ari mbi shara wigeze kubimbwira ati wabwiza ukuri barambwiye ngo sinzongere no kuririmba ubu ni intwari ariko 90% nta wakubwira ko ari mbi ahubwo yatubwira nk'umuntu hari byanze bikunze ntihabura abaca intege umuntu nk'umuntu wenda wa mbere waguciye intege ntabwo wenda uri butubwire ibyo yakubwiye weho wamusubije iki njye rero ntabwo njye nita gusubiza abandi intege actually ndeba comment ncaho nkagenda kuko atabinyujije muri comment muri kumwe gutya muri kuganira kati rero reka nkubwire bireke bino bintu cyangwa hawaragishe cyangwa iki kigenda ngati mind your own business cause naba afite ibyo akora nanjye bafite ibyo nkora so ndakubwira ngo nawe ibyo ukora I'm not included so better mind mine I mind my own business nutankunda birakureba no nkunda birakureba abandi bazabona ntazabura abamukunda so reka dite twigira ku bishyashya bihari ufite indirimbo nshyashya yitwa one more hano dukunda story ushaka kumenya iyo story tu beri story behind ibyo ziri inyuma y'ibyo bintu iki cyihishemo one more ni indirimbo yagizweho amayide menshi kandi ndi no muri studio so yagizweho amayide either kuri producer either kuri njyewe either kuri papa ko twese tuba turi kumwe yego so twagerageje nyine gushaka ikintu cyatuma indirimbo nyine actually ni indirimbo yerekeye ku rukundo abantu bakundana missing someone ibintu nk'ibyo ako byifasizinga kubyina cyane ibyo twashakaga kugira ngo bipikire abantu nyine we ubwo nyine uvuze wowe papa producer igitekerezo cyari cyande mbere na mbere igitekerezo cyari cyanjye njya tanze uko indirimbo nshaka ko ibimeze waranayanditse yego njye ndashaka kumenya igitekerezo cya papa muri iriya ndirimbo igitekerezo cy'umubyeyi mu ndirimbo y'urukundo ampurisi y'umukobwa we cyari iki experience n'ibihari nyine igitekerezo cye yaguhaye yo mu rugo oya nawe okay wasa yaramuhaye kuri ubwo experience urumva niyi sibyo reka tureke kugusubiriza we dusubize tu experience niye kandi ni n'umuntu mukuru uri kumva ngewe hari amagambo wenda ntabanzi ariko wazi kandi ukakoresha mu ndirimbo tuyavanamo rero twayashyiramo mukayasimbuza ndi tubwire nk'amagambo atatarimo yavuye nyine yavuye kuri muzehe kundeba se wabura ntakira gutwara arari kwirigara mwana uzi ko ndebye ngira ngo agiye guhita nkubita nk'urushyi
wansigaye mu bwonko ndikumva ari iyo sentence ibyo nibuka uri kubivugana ubwoba nkaho ati ningera mu rugo aramfata ati humura ari mu kazi uyu munsi ari mu kazi ntabwo uri shuwe niba ari kutureba rero tugiye kumubwira bari butwibwire nabitwibwire byari byose ari kubona nimero iriho abitwibwire tubwira ati nabimubwiye ibi cyangwa tumubaza akazi ko kwita mu rugo ahita akatwandikira iyo message reba niba iyi message ndimeze n'inyana rwose kandi iraza ndabyizeye so rero ubwo niba reka twimagine ko atari kutureba wowe tubwire ntacyo ari bugutware muhe credit credit zarazihorana navuze iryo jambo nibutsa ka kajoro udukoryo mu buryo mumbe twadukoryo yego ubyumva gute uri muri studio uri kumwe na papa uba wiyumva gute? Ni ibintu bidasanzwe kuko bikorwa na bake cyangwa ayo mahirwe abonwa na bake nta nubwo ari benshi byo kabisa abenshi baranabihisha jya kumva ngo ugiye gusohora alubumu ahubwo bakajya bumva nk'indirimbo ugasanga baranaziririmba batazi ko ari umwana wabo gusa ubu byari ibya kera byaroroshye n'ivideo ntabwo wabihisha uba wumva nyine nk'umubyeyi ushyigikira umwana we mu bikorwa bye akenshi usanga hari ababyeyi bacyumva ko niba uje mu bintu by'umuziki ugiye kuraruka ukabikirara ugahinduka mu mico n'ibiki so ni iki wowe wabwira abandi babyeyi urumva hari icyo urusha bamwe na bamwe abo urusha icyo kintu abafite ababyeyi batarumva ibyo bintu ku buryo bashyigikira abana babo ngo banabaherekeze mu masitidiyo icyo nabwira ababyeyi bari kundeba n'abandi bose ni uko isi tugezemo ntabwo ufite kubwira umwana wawe icyo azaba cyo we afite iyo dream arayifite kandi ashaka kuyigira big yego so wowe mufata akaboko kugira ngo umubwire ngo bivemo ibiki n'ibiki ngo nshaka kuzaba minisitiri nshaka kuzaba iki nge I believe ko everybody has a dream so n'umubyeyi wawe ukubwira ibyo nawe yaradreaminze inzozi zazigeraho so icyo gihe gufata ukuboko mwese mujyane bibi no mu byiza byose mu sharing iyo uri muri studio uri kumwe nawe hari ukuntu ushobora kuba utisanzura cyangwa nyine ni nka kwa kundi ari muri video andi kuvuga mood buriya hari nk'igihe nshobora kwinjira muri studio ari kurikodinga agahita ahinduka agakonja so wowe iyo uri muri studio uri kumwe n'umubyeyi wawe n'igihe urimo utari kumwe nawe nihe uba wirekuye cyane igihe ndi kumwe nawe nibwo mba ndi free nibwo nirekuye kuko ndabizi neza ko when he's watching me nibwo ngira courage cyane kuruta uko najya muri studio njyenyine naho kuri video bya byose kuri set agomba kuba hari video abari he's like abari nka direct mwegere byina neza byina imbaraga ikintu ni sawa cyane biraryoshye cyane yes tugarutse ku ndirimbo ninde wakoze audio ninde wakoze video audio wayikoze ni X on the beat hanyuma video ni ba big team production big team Easy Cuts na ba Cedric burasa twabanza tukareba indirimbo noneho kugira ngo abantu babanze banaduha ubutumwa vuba tugaruke tunabivugaho ibintu bindi biri aho ngaho tufite tunasoza ntacyo bitwaye databuja ntacyo bitwaye boss wanjye yego reka turebe indirimbo ya Juru hanyuma natwe turagaruka dukomeze n'ikiganiro cyacu ni Avenue 387 nirigara nk'ibisanzwe ntuveho yes nizere ko aka karirimbo kaba kakuryoheye cyane turacyari kumwe nawe niba hari icyo wamubaza niba hari icyo wifuza kumubwira message zirafunguye yaba kuri Instagram Facebook ni Genesis TV Rwanda cyangwa se nimero yo muri kuyireba ubwo utwandikire ugira icyo mwaza turacyari kumwe ariko mbere yuko agira icyo avuga reka banza turirimbere ataducika turirimbere
I'm not gonna lie, I miss your body, yeah. Baby, one more, my lover. haguruka unabyine ntarimo oya haguruka unabyine reka se kusigaye urangara mani aragira gutya yicaye ureba kweri nase ko bizi ko ibintu ko byo kubyina oya wari kumufasha ukagakura mu nzira akabyina ikibazo se reka uretse ayo mazi ndayashaka okay yatereke hariya Christian usigaye aha maye se maye se reka twikomereze harya indirimbo ni yakangahe indirimbo ni ya gatatu ya gatatu ziracyagira kuba ari ya gatatu uyu munsi ubwo ntabwo wenda ndi bwite ku myaka umaze ukora umuziki umaze kwiga iki muri industry ya music yo mu Rwanda maze kwiga ko mu muziki utazanye ikintu cyawe cyihariye ntabwo utandukana n'uw'abandi ko numva wabyize neza se ni iki kintu cyakubayeho muri kuva watangira umuziki ukabona ati boro ni icya fake byatari kabisa kimuca intege cyangwa kimutera imbaraga of course bya byose mbari icya fake cyabaye ari ikintu gica intege ucika intege se iyo ugiye muri studio bwa mbere byonyine uratitira ikindi kugira ngo usohoremo ijwi risohoke god uzi se kurwana na producer nk'ikintu like cyabayeho ku buryo wahise utangira bati ugira ibitekerezo cyangwa kwicuza uvuga ati ubundi nabiziyemo iki nk'umuntu wagukoshonnye okay icyo navuga ntabwo nawe ni ibintu bibi navuga ngo biri très grave ariko iyo gitangira ntabwo biba byoroshye kuko njyewe ndagiraga ikayi y'indirimbo numvaga indirimbo zose nanditse nzazisohora sinari mfite iyi habit yo kuba nta kwandika indirimbo mu Kinyarwanda girangire nandikaga mu rurimi rumwe gusa Français na English so numvaga ko arizo ndimi nzaririmba ariko naje kubona ko nyine ndi mu gihugu cyanjye ngomba kuririmba ibyo abafana bashaka igihugu cyanjye gikunda nyine yes okay gutangira kwandika mu Kinyarwanda cyo navuga ngo cyakugoye byatari okay byatari ko ngenda byiga ubu byaraje ubu warakimenye ubu ni imiganuro yize nese ikibazo nuko ntayo yarabizi se ikibazo nuko ntabyo yaruzi cyangwa nuko utabishakaga ntabwo ari ukutabishaka numvaga ko bigoye numvaga ko kuko kera hari ukuntu twumvaga abahanzi bo hanze kera nka ryari bafata nka lyrics kera ukurikije imyaka ye uzi mfite ingara nyine niyo mpamvu mvuze nka ryari kera dukurikije kera nka ryari erega ubu hari n'uwakubwira ko n'umwana nyine twumvaga ko niba usubiyemo nk'indirimbo ya Rihanna ya Beyonce iki nawe uzandika nawe uzandika ukaririmba ururimi rwe ugakora ibintu bye gutyo gutyo nyine nubwo akonje muri industry byenje gukora ariko usanga ni ibindi bitavamo umuntu wicaye hariya bafite ibibazo by'amatsiko umuntu wicaye hano bafite ibibazo biri muri telefone by'abaturage nibiye biguteye ubwoba by'abaturage pe okay nyaboneka mwandike byinshi ubwo ngubwo bitwaye iki se mbona twagiye babyandike twagiye so kuki wasize inzara z'amano izi ntoki ukazihorera ni style nagira ngo Christian areba amano yawe ibyo ntabwo nabirebye bisendeba nagira ngo Christian arebe ko ntabwo nabirebye no kwimana okay ahisa hareba ngiye nyikubajije ari we ndi kureba kujyandebe ko ahareba utuntu tw'amatsiko se shaho tumubaze cya kindi ikiho ya ugize nk'imyaku cyangwa amahirwe make ugahura na Satani mbwira ibintu nka bitatu wahita umubaza okay ikintu namubaza cya mbere kumva nifite kimwe ariko
ikintu namubaza cya mbere oya shaka bitatu ikintu namubaza cya mbere namubaza nti kubera iki nyine hari abantu aho amahirwe oya hari satani hari abantu satani ibuza amahirwe uretse Christian Mure wowe bureba ibyawe byo mu bantu satani ibuza amahirwe kandi bakagombye kuyagira icya kabiri kubera iki intambara zibaho kubera iki abantu bangana twakibaza satani ntakibaza kuko ibyo bintu byugarije abantu nyine kandi niho bitera are ntamuzi icya kabiri ku mubiri wawe ni cye kintu kiri uvuga ati kino sinkikunda cyane Imana impaye ubushobozi nagihindura ni ikihe kubanje kwireba guhera hasi ubanje kwiyibuka ubwo ubu appreciating ukomeze okay which is good noneho ikiza noneho uvuga ati ewana kino ndacyemera ku mubiri wanjye skin okay dukomeze cyangwa tujye kuri uriya mugabo sigaje kimwe okay sigaje kimwe bafashe urabona umuntu mukuru agira amenyo 32 sibyo bakavuga ngo tugiye kugukura amenyo tugendeye kuba X wasigarana ngahe hagiye tugira amenyo ngahe kandi bamaze kubikubwira nasigarana menshi angahe 29 gutya okay sha ntago mbyizeye kaninywere ku mazi ibisigaye biri hariya yego reka twigire muri message ati allo ni koko i Burundi mundamukirize Juru hama mumumbarize ko tubona iyo umuhungu asohoye video umengo kuronka umukobwa cyangwa se mu queen video biroroha ubwo nawe kugira uronke king video biramworohera hama courage sha mu queen video niba no nyine bajya muri videos ntago biterwa abajama biroroha abajama kubabona biroroha ntago byoroha especially yikoresha nk'umustar uri mu kintu runaka uriya nari bivuna gute urahindira iki none se nyine bivuna gute kandi nari tuvuge nk'aba convincing umuntu nk'abakobwa turabizi ko wenda nk'abakobwa turabizi ko uramwishyura akajyamo nawe wishyura umutipe akajyamo neza korera ubuntu nicyo twashaka si yaravuze ngo nariyo ngo ni ubuntu ntabwo bikibaho Christian muboneye ibindi biraka ndakurahiye rwasabahize ati ni Fiacre Oziri umubeba ararenze kweri ahubwo mu mpaka namba kenshi cyanjye ndakurangira Instagram ye reka turebe hano ati ese niki cyakubayeho ku buryo wumvise wiyanze niyangase gute muri rusange nyine muri rusange tu ku buryo nibishe niyanze ndikumva ntacyo okay ntacyo pe ati mwakoze gutumira Juru turamukunda mu mumbariza indirimbo akunda y'undi muhanzi atariye murakoze turabakurikiye urakoze nawe nkunda Gaiki wo muri Nigeria ati uwo mustar aratwika kabisa akomerezaho ati mumbarize Juru iyo style yambaye ukuntu yitwa nice one good okay nge nago birandenze pe okay style nambara se style nje mu mutwe niyo nambara iyo wambaye yitwa gute uyu munsi nambara ndabyidodeshereza okay style nje mu mutwe niyo navuga umupira w'ukuboko kumwe ipantaro y'akaguru kamwe
babidoda gutyo nkajya rero kaguruza n'imeze gute okay reka gukoresha ubwenge cyane urabanenze ati mwiriwe Juru ndamwemera cyane gusa mumumbarize abamwambitse iyo myenda kuko nanjye ndayikeneye nice one ubwo barangira aho waguriye ibitambaro niba ari barangire bazajya baza mbambike okay ati mwiriwe neza Christiana kuku kabisa umuti mwawukoze kuzana uwo mwana njyewe nemeye keretse ngize amahirwe nkamubona nabikura mu mutima nkabisohora hanze kabisa ubwo n'ishyaka ngoma rukira ikiganiro irigara cyubaho ewana jya kuri Instagram y'umwandikire reka bari nawe dusorezaho reka bari naho dusoreza utubwire abantu bari bukuri indirimbo yawe utubwire Instagram yawe kugira ngo abantu baze kugufollowinga banakwandikire and then tukubwire ngo bye bye Instagram Juru official, YouTube ni Juru gusa. Yes. And then Facebook ni Juru Niki. So izo nizo mbuga ziriho wasanga indirimbo zanjye. Okay. Ubwo ngubwo nyine abari bwifuze kugira icyo bamubwira cyangwa se ukaba wumva hari ukuntu nyine ariko hari igihe tujya tubuza abantu gutanga nimero bamwe bashaka kuzitanga. Aya ntago yo ko muvandimwe atundi gute mwanga ko ntanga byamubereye hano se ntiyabibonye byamubayeho ntiyabibonye se nawe ntiyazasubira ndayizi buriya nyine wasanga nawe yaragira ngo arebe koko niba bikora reka uyu nguyu reka atagira ngo twanamugendanye ati mwiriwe ni Samuel Huye mumbarize Juru uti ese yaba afite boyfriend nani message ni Samuel ubaza Samuel wihuye rwose musubize okay musubize reka pe uramwihakanya kakanya ntabwo ari kumwihakanya uramuzi wowe none aramwihakanya okay sha mukambwiye muri abagambanyi pe mwese kandi kumwe bigenze bite se kandi nzizi iki kandi ngewe navuze ko nawe mfite Chris ari kuvuga ngo ndamwihakanya kandi ntawuzi okay ariko arahari ubavuga kandi nawe niba utamuzi ubwo arahari yes reka tugushimire Juru reka tugushimire and then ubwo kwirigara nyine no gutaha ntari biwagaruka Shama always welcome here okay reka natwe duherekeze Juru turagaruka dukomeza tunasoza ikiganiro cyacu n'irigara ni Avenue 387 yes turongeye turagarutse ariko nubwo tugarutse turimo turagenda dusezera kuko iminota iba yaducitse ewana ntabwo biba byoroshye ariko wowe uba wafashe umwanya wawe ukareba iki kiganiro nuhura nanjye cyangwa ugahura na Christian mu nzira uzahita umbwira ati iki kintu nsengerera turabikwemereye ntacyo izo ngo nibo bakaguriye kudusengerera tuba twabakoreye umunsi rega oya buriko twarababwiye muzadutungure muze hano mu kiganiro biremewe batanaduteguje bitwaye ikizi reka twisomere utumesaje tw'abantu bangahe za bye gusa ati njyewe ndashaka gusuhuza Christian nanjye ndagusuhuje cyane urakoze uyu nguyu ati hello ndabakunda muzazane Neringabo na Bet kabisa Bet ngomba kuba umubona hangaha ati salut les beaux gosses, je suis Freddy Kanda, fan de Genesis TV from DLC Uvila City. Abana muri Uvila turabasuhuje cyane Freddy ubwo ngubwo nawe izera yuko umeze neza cyane ati hello Ningabire Jeannette ndabemera cyane ndi Nyamirambo urakoze cyane Jeannette ati hi ni Mutoni ndi Gikondo umushuti wanjye turi kumwe akunda bona kuku cyane ewana munsuhurize cyane yitwa Nadia ati ndasuhuza sheri wanjye witwa Cedric bye urakoze cyane Mutoni ati bye Imana ibahezagire kuko i Burundi urakoze cyane koko uyu nguyu yatubwiye ngo mbega byiza Christian yo wibera padiri ko byari kukubera n'ukuri uzaze yego ariko uretse message ati atuzaze nkugurira akantu duhuje idini kabisa nimero Kicukiro bona wowe usengeraye umva reka mbabwire ikintu kimwe ejo si kuwa gatanu ejo Christian ejo nta n'umutumirwa kwanza uzaza Christian azadutera inkuru ye yo mu gipadiri ejo nje nzamwakira za mutumira mumeze neza anyway nje nsengera muri
eperi okay ati man ineza nshuti ndi umukobwa ntago ndi umuhungu okay nguyu nigeze ari Rusizi wanze nigeze kumwita umuhungu ntabizi ati wirwe papa wanje wamaye indirimbo yitwa Nazuba ya Juno ni dazohuye Juno ati nitwa Riza ndi hano mu Kiyovu ndabakunda cyane urakoze cyane ati Juru nagende aratwemeje ni Cedric urakoze cyane ati mwiriwe neza nitwa Suzanne uherereye Gacuriro Kicukiro uwo muntu w'inzobe yambaye aga-t-shirt keza pe urakoze cyane ariko reba nkwereke aga-t-shirt se bro ni ishati wasanga ibipesa atari kubibona so umva nkwereke kadite tunabasezera message muzibike nje ejo Christian turakora operation yo mu gipadiri cya Christian ejo arayitubwira tubwira icyamukuyeyo reka dusezera reka dushimira abantu dufashe kugira ngo ikiganiro kigende neza badufashe kuri kamera kuri sound n'ibindi byose bigiye bitandukanye yaba Zack Graphic yaba Rugwiro yaba Octave yaba Shanpi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye badufasha kugira ngo tumererwe neza cyane bona nawe ngushimire nanjye reka ngushimire hanyuma rero ubwo naho ku munsi w'ejo ni kwa gatanu tuza gusoza nyine rigara ry'icyumweru njyewe nari Christian nje yari Bona ciao From the heartbeat of Africa, Hakuna Matata.